nawe dukomeje kubana kuri GNTV show. Tugushimira ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko uko ibiganiro tukugezaho. N'ubundi tugarutse kuri ya gahunda y'ikoranabuhanga. Uyu munsi wa none rero nshuti yanjye najya nkubwire ko iterambere ubu rikomeje kwirukanka riradusiga kubera ko ubu ngubu ufite ikibazo ushobora kukubaza nawe ukaza wasanga ukizi ukakinsubiza, wasanga utakizi nkaheraho nkwereka ibyo utazi. Mu minsi ishize nabonye utuntu dutangaje twakozwe na AI, Artificial Intelligence. Sinzi niba ari ubwa mbere uyumvise ariko AI irasanzwe, abantu benshi barayikoresha. Ubundi ni icyo uzi kuri AI? Rero nabitekerejeho isanga GNTV n'ubundi nk'uko turi imvano y'ibyabagirira akamaro, mbona nkwiye kubagererayo abataragerayo ngo barebe uko byifashe. AI rero ifite porogaramu nyinshi cyane, ifite porogaramu zitandukanye nyinshi. Hano rero nkaba mpisemo ko tugiye gutangirira kuri iyi yitwa ChatGPT. Turaza rero n'ubundi kuyikoresha. Wenda ushobora kuba ari ubwa mbere uyumvise ariko ikora ibintu byinshi bitandukanye. Hari iby'ibeshya, hari iby'ivugisha ukuri, ariko uno munsi ntabwo tugaruka ku bibi byayo, ahubwo reka turebe ibyiza byayo n'akamaro ushobora kuyikoresha. AI ChatGPT. Turaza hano rero n'ubundi muri Chrome nk'ibisanzwe, twandikemo, dufungure indi Chrome, twandikemo ChatGPT. Tuyifungure, baduhe introduction kuri yo, tubyihorere dukomeze tuyifungure. Ikitonderwa, zino porogaramu za AI Artificial Intelligence bisaba ko uba ufitemo email. Niba uzi ko imashini yawe cyangwa se telefone yawe nta email ifite, umenye ko nta kintu AI ishobora kugufasha. Bisaba ko uba ufite account muri mudasobwa yawe cyangwa se muri telefone yawe. Hano murabibona ko ndi gukoresha mudasobwa kandi account nayo ndayifite ngiyi hano. Reka dutangire turebere hamwe ChatGPT. Bararikira kuzakurikira indi nkuru ejo nzakora kuri AI. N'ubundi tuzarebera hamwe inkuru porogaramu yitwa Suno. Suno rero ni porogaramu nziza, namwe muzamubyibonera. Niba utarakora umuziki n'umunsi n'umwe, ushobora kuzasoza kureba iyo nkuru umuziki wawushyize hanze. ChatGPT yaje hano bari kusaba kongera icyo nyibaza cyangwa se iri kutubaza icyo yadufasha. Sasa rero ChatGPT shaka kuyihata ibibazo, kugira ngo nawe umenye icyo wayikoresha. Nateguye hano ibibazo bitatu nshaka kubaza ChatGPT. Ikibazo cya mbere ndayibaza nyigisha inama. Nateguye ibibazo bishobora kuyicalenjinga, tukareba mbese buryo ki iza kubyitwaramo. Ikibazo cya mbere, mfite umwana
mfite umwana usuzugura cyane, ni iki nakora ngo abicikeho? Iki nicyo kibazo cya mbere mfitiye ChatGPT. Reka noneho tuyihereze turebe ibyo idusubiza. ngira ngo urabibona ko yatangiye kudusubiza, nuko mbona iri kuduha ibintu byinshi, ariko turagerageza tubirebe byose. Bino bintu ntabwo byose nabisoma ngo bikunde, ntabwo nabivamo, ariko iki ni ikibazo cya mbere twabajije iyi ChatGPT, yagerageje kudusubiza. Nawe wabisuzuma ukaza kuyibaza ibibazo ushaka. Ikibazo cya kabiri nyifitiye, ngiye kuyibaza imbwire inkuru isekeje irimo umukecuru n'umwana ndetse n'umwangavu w'umukobwa. Mbwira inkuru isekeje irimo umukecuru umwana ndetse n'umwangavu w'umukobwa. ngira ngo urabibona ko yatangiye kutwandikira inkuru yatangiye kutwandikira inkuru isekeje. ngira ngo uri kubibona nawe.
ngira ngo iki ni ikibazo twamaze kwibaza cya kabiri. Noneho reka nze nongere nyibaze ikindi kibazo cya gatatu. Noneho ngiye kuyisaba ko imbwira mu ncamake amakuru yiriwe acaracara hano mu Rwanda. Mbwira mu ncamake amakuru yiriwe cara hano mu Rwanda. Ubwo yatangiye, noneho yanditse byinshi ndagira nimwe kabyara amba mugerageze gusoma kugira ngo mwabibonye. Iyi niyo ChatGPT. Ibi bibazo byose rero twayibajije, nawe ushobora gutegura ibyo yibaza. Hano rero twareberaga hamwe mu byo ishobora gukora by'ingirakamaro, ko ushobora kuyibaza umuvugo, ushobora kuyibaza inkuru isekeje ikaba yagusetsa, wenda wumva uri wenyine, cyangwa se wayibaza ikibazo runaka ushaka ikaba yagira icyo ikikubwiraho. Hano rero twareberaga hamwe ibyo ishobora gukora, noneho tuzagaruka turebera hamwe ibyo ishobora gukora indi ngenzi yayo iyo bita ChatGPT. Noneho nyuma tuzanagaruka turebera hamwe ibyo iyi ChatGPT igenda itubeshya. Kuvuga ngo tuzarebera hamwe ChatGPT na ChatGPT izi Kinyarwanda kurusha iyindi. Kurabona ko yagerageje kudusubiza mu Kinyarwanda kuko natwe twayibajije mu Kinyarwanda. Ngaho rero hasigaye nahawe, nawe ugerageze ushaka ibyo yibaza. Niba utarakora subscribe ukande kuri buto y'umutuku byanditseho, maze ukurikizaho akamenyetso kameze nk'inzogera. Izindi nkuru zose tuzajya dukora zijye zikugeraho ku gihe. Kandi niba ufite igitekerezo cyangwa inyunganizi, ni byiza rwose ko wacyandika ukagicisha hasi hagenewe kwandika ibitekerezo, maze tukazagusubiza twifashishije ubushakashatsi bwimbitse.